haba ari ku zuba ryinshi. Valentine rero aba ari kugenda atembera mu mirima ye, aba ari kwitegereza ukuntu izuba riri kugenda rimwangiriza ibihingwa. Arabyitegereza rero maze agatangira gutekereza mu mutima ati ubuse koko amafaranga yose ngomba banke nzayakura hehe? Dore rwose igihe kirageze ko abakozi bahembwa ndetse banke yo rwose byamaze kuba ibirarane. Ikindi kandi iyi mirima ikeneye rwose ko yakuhirwa, nyamara abagomba gukora ibyo byose nta n'umwe ubishaka kubera yuko nta mafaranga afite yo kubishyura. Banke yo iba yamaze kumwandikira ko nyuma y'ibyumweru 2 gusa bazaza nyine guteza icyamunara iyi mirima ye ndetse nyine n'iyindi mitungo yose iri aha ngaha harimo n'ubutaka. Valentine rero aba yumva yihebye rwose, ari kwihanagura ibyunzwe biba biri kumushoka mu gahanga, aba atazi icyo gukora, aba ari kwibaza ati ariko papa kubera iki rwose wagiye maze ukansigira amadeni angana gutya? Dore ko rwose aba ari menshi ugereranyije n'imyaka ye, gutekereza ukuntu yabigenza kugira ngo yishyure biba bigoranye. Akiri hano rero mama we ahita aza amusanga ati mukobwa wanjye, hari umusore ugushaka ngo avuye nyine mu mujyi, ngo ariko ngo azanywe na business ikomeye hano. Naho rero Valentine ati ntumbwire ko kandi ari umuntu wo muri banki ugarutse, noneho rwose sinzi icyo nabasha kumubwira. Mama we ati komera mwana wanjye, genda nyine wumve ikimugenza. Mama we rero ahita amubwira ati gusa ikintu mbashije kubona ni uko aje mu modoka yagura ubu butaka bwacu n'ibibiriho byose, ndetse rwose yambaye n'imyenda ihenze cyane. Valentine rero ahita agenda yerekeza nyine muri salo yabo aho bakiriraga abashyitsi bazaga baba. Agitunguka muri iyi salo rero bakiriramo abashyitsi, ahita abona umusore muremure uri karume rwose, ubona ko nyine atuje, aba yambaye kositime ubona ko ihenze. Aramwegera rero maze agahita amusuhuza. Uyu musore ahita amubwira ati nitwa Octave, nizere ko nyine uri Valentine. Naho rero Valentine we aba yambaye ibibote biriho ibitaka, dore ko aba yambaye nyine n'imyenda y'akazi. Valentine rero ahita amubwira ati yego, gusa nyine ahita amenya ko uyu musore ari we musore ufite amahoteli azwi mu mujyi, ndetse rwose ufite n'amazu acuruza imyenda nayo azwi, aba ari umusore uzwi cyane. Naho rero Valentine ahita amubaza ati umuntu nkawe se uragenzwa n'iki muri kino cyaro? Naho rero Octave ahita amubwira ati hari ikintu nshaka kugusaba kandi ndabizi ko nanjye icyo nshaka kuguha ugikeneye. Naho rero Valentine ati hoya rwose ntabwo ndi kugurisha ubutaka bwanjye ndetse n'ibihingwa byanjye, sinzi impamvu abantu bakomeza kuza bambaza ko mbigurisha kandi nyamara rwose ntabwo ndi kubigurisha. Naho rero Octave ati ntabwo ari byo nshaka. Octave rero nubwo yari afite imitungo ingana gutyo, ariko nyine sekuru yari yarasize avuze yuko kugira ngo azabashe nyine gutwara ibintu byose bya famiye ari uko agomba kuzaba afite umwana. Uyu musore rero nicyo cyonyine yari ari kubura kugira ngo yigwizeho imitungo myinshi cyane. Ahita abwira rero Valentine ati ndifuza umugore mwiza w'umunyabwenge kandi ufite ubuzima buzima kugira ngo antutire umwana. Valentine ati ngo iki? Ati none se urashaka kugura umwana? Urakeka se njye ncuruza abana? Urumva nyine ushaka kumpa amafaranga maze nanjye nkaguha umwana? Naho rero Octave ahita afungura amarete yari afite, yari irimo amafaranga menshi cyane. Ahita amubwira ati ni miliyoni 500 maze ukambyarira umwana, bityo nyine ubutaka bwawe n'ibimera byose ntabwo bizaba bigitejwe cyamunara na banke, nanjye kandi nzaba mbonye nyine umwana nk'uko mushaka. Ndakeka nta bindi bigoye birimo kubera ko nta by'urukundo biri muri kontra yacu. Naho rero Valentine ati ntabwo rwose mbyumva. Naho uyu musore ati ntacyo utumva kubera ko ni kontra tuzasinya, buri wese akabona ibyo ashaka. Urumva se hari ikigoye kirimo? Uyu musore rero w'umu assistant wa Octave baba bari kumwe ahita akora muri marete maze agakuramo kontra ahita ayirambika ku meza. Octave rero ahita amubwira
ati kontara ngiyo uguze gusigara uyisoma, gusa nyine ubyitondere kubera yuko ubu butaka bwari ubwa famiye yawe imyaka myinshi yashize, byaba bibabaje rero uramutse ubutakaje kubera nyine kwanga icyifuzo nakugejejeho. Bahita rero bigendera maze ya kontara bakayisiga hano. Uyu mukobwa rero mu ijoro rwose ntabwo asinzira, arara ari kubunza imitima yibaza niba agomba gusinya iyi kontara cyangwa se niba agomba kuyanga. Gusa abatekereza ko nyine ari amahirwe abonye aza rimwe gusa, kandi nanone abatekereza ko naramuka adafashe aya mahirwe ashobora kuzabura ibye byose maze umurage w'ababyeyi ukagenda utyo. Akomeza rero gutekereza ukuntu buno butaka igisekuru cye cyose cyaburuhiye, ndetse n'ukuntu ubu butaka aribwo papa we ashyinguyemo. Atekereza ko rwose atari byiza kuba yabutakaza. Buracya mu gitondo rero maze Gustave akagaruka gufata igisubizo. Araza rero maze Valentine akimubona ahita amwegera maze akamubwira ati icyifuzo cyawe nacyemeye, ariko nyine hari kondisiyo. Iya mbere ni uko umwana tugomba kuzaba tumufatanyije, azaba ari uwanjye nk'uko ari uwawe. Ikindi cya kabiri ni uko utagomba kuzamfata nk'igikoresho igihe cyose nzaba ntwite. Ikindi cya gatatu ni uko ngomba kuzakomeza gukora hano kubera ko ubu ni ubutaka bw'ababyeyi banjye, utagomba kuzambwira ko nyine ngomba kuhava. Octave rero yitegereza uyu mukobwa maze rwose akabona uyu mukobwa nawe yihagazeho ntabwo bimeze nk'uko yabitekerezaga. Ahita amubwira ati nta kibazo, izo kondisiyo zawe bazongere muri kontara, ariko nanone bongeremo n'izanjye. Njyewe ndifuza yuko ugomba kuzabaho neza uko mbishaka. Ikindi kandi umwana namara kuvuka nifuza yuko ari njye nzamuhitiramo nyine uburyo agomba kwigamo. Ikindi kandi uzakurikiza imirire ndetse n'inama bya muganga naguhitiyemo igihe uzaba utwite. Valentine rero amubwira ko nta kibazo rwose, ibyo byose babyemeranyijeho, byose nyine bigomba kongerwa muri kontara. Nyuma y'iminsi 3 rero Valentine ndetse na Octave barahuye maze basinya kontara. Nyuma yo gusinya kontara nta nubwo rwose bigeze bakorana no mu kiganza, kuko ibi byose nyine byari bizinesi, bari bameze nk'abantu bataziranye. Naho rero Valentine yaratashye, ageze mu rugo ibitekerezo bimubana byinshi, akajya yibwira ati yego rwose nibyo, birumvikana ko ubutaka bwanjye mbashije kubugaruza, ntabwo bugiterwa cyamunara, ariko nanone ikigaragara cyo rwose ndigurishije. Nyuma y'icyumweru rero basinye iyi kontara, Valentine yagiye kubona abona Octave n'abandi bantu imbere y'inzu ye. Octave rero yari ari kumwe n'ababodyguard 3 ndetse n'umu assistante n'umuganga w'umwihariko nyine bari bazanye. Naho rero Valentine ahita agenda akamubaza ati ibi ni ibiki ko ndeba hano hari amavarize menshi. Naho rero Octave ahita amubwira ati aba bantu bose ni abagomba kukwitaho, kandi nyine nanjye singomba gukurikirana ibyanjye ndi kure, ngomba kuba ndi hafi aha. Bahise rero babereka inzu nyine yajyaga iraramo abashyitsi, maze aba bose bajya kuba nyine muri iyi nzu. Ubwo rero akazi kari gatangiye. Valentine yagombaga kuba afite aba babodyguard bamuherekezaga ahantu hose agiye, akaba afite umushefu wagombaga kumutekera, noneho kandi akaba afite nyine n'umuganga wagombaga kumusuzuma buri munsi. Valentine rero ntabwo ibi bintu yari abikunze, ariko nanone kuko biri muri kondisiyo bemeranyijeho yagombaga kubyakira gutya nyine. Baramutekeraga rero ibyo kurya maze agafata amafunguro nta kuvuga, dore ko nyine ubwo ariyo muganga yabaga yamwandikiye. Mama rero wa Valentine wareberaga ibi byose kure yaramubwiye ati ariko se mwana wanjye, ibi bintu koko urumva uzabishobora? Naho Valentine ati ngomba kubishobora uko byagenda kose, kubera yuko ntabwo nagombaga kubura umurage w'abasogokuruza banjye. Ahantu ntabwo twari kuhabura. Tekereza iyo bahagurisha, uratekereza ko njye nawe ubu tuba turi hehe? Hano rero
Octave nawe yarasigaye afasha Valentine mu kazi ka hano muri iyi mirima umunsi ku wundi, ndetse rwose umunsi umwe bari batanze komande y'amafumbire maze ikamyo yazanye bayabaze basanga ntabwo yuzuye. Octave rero yahise atangira kwitonganya ati ni gute ibyo twasabye babizanye bituzuye, naho Valentine ati babigize akamenyero, batekereza ko nyine abantu b'igitsina gore turi abanyembaraga nkeya ku buryo rwose n'ibyo batuzanira tutirirwa tubibara, ahari batekereza ko babizana tugahita tubishyira hariya tutanabaze. Octave rero yahise amubwira ati reka rero rwose mpamagare uwagombaga kubyohereza maze duserere, naho Valentine ati hoya byihorere, ntabwo ari gutyo hano dukora, byihorere ndabikora neza nk'uko nsanzwe mbikora. Octave rero yahise amwihorera maze Valentine ahita yihamagararira wa muntu nyine wari ubizanye, yahise amubwira ati unzaniye ibintu bituzuye. Yamwemeje nyine ko rwose yazanye ibituzuye, maze bamubwira yuko umunsi ukurikira bazamuzanira ibibura ndetse rwose batazamwishyuza andi mafaranga yo kubitwara. Octave rero yahise amubwira ati cyakoze rwose uranyemeje, ntabwo nari nzi ko ibi bintu nyine wabishobora. Naho Valentine ati narabimenyereye, ibi rwose nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Iyi kamyo yari imaze kuzana ibi rero ikimara kugenda bagombaga kubikura hano mbere y'uko kandi bwira ngo bajye kuryama. Valentine rero yatangiye guterura utu dufuka dore ko nyine abakozi bose bari bitahiye. Naho rero Octave yahise akuramo isaha ye ya zahabu yari yambaye ku kuboko maze nawe atangira guterura tuno dufuka. Valentine ati wowe se uterura? Naho rero Octave aba ateruye rwose maze agashyira ku rutugu atitaye ko yambaye ishati y'umweru. Batangira rero gutwara tuno dufuka inshuro nyinshi rwose zishoboka, nyamara Octave aba yatangajwe n'ukuntu turemereye n'ukuntu kandi uyu mukobwa duterura yihuse cyane rwose, ubona nyine ari ibintu wagira ngo ntabwo bivunanye. Sinzi ukuntu rero Valentine yagiye gukorera nyine agafuka uyu musore, maze baba bakoranyeho nyine intoki zabo ziba zirahuye. Bahise baguma bafatanye maze bahita barebana, umwe yitegereje undi mu maso n'undi yitegereza undi mu maso, wagira ngo iki gikorwa ni ubwa mbere cyari kibaye, dore ko rwose kuva banamenyana ni nk'aho ari ubwa mbere umubiri wabo wari ukoranyeho. Sinzi ukuntu rero bagiye kumva bumva igitonyanga kibaguyeho, ubwo imvura nyine yari itangiye kugwa. Iyi mvura rero niyo yabashije rwose guhagarika ibi bihe byiza bari bibereyemo. Bahise rero biruka nyine bajya kugama, dore ko yari imvura ikomeye irimo inkuba, yari imvura rwose itoroshye. Buri umwe wese rero yahise ajya nyine aho agomba kurara, maze Valentine gusinzira biranga, dore ko yakomezaga kureba mu idirishya maze akajya areba nyine kuri ya nzu Octave yari arayemo, nyamara yakomezaga kubona urumuri ruri kwaka, bishatse kuvuga ko Octave nawe atarasinziriye. Buri wese rero yari ari gutekereza nyine ukuntu igihe imibiri yabo yakoranagaho bumvise rwose bibaye nk'aho bafashwe n'amashanyarazi. Mu by'ukuri buri wese hari icyo yari yumvise ku wundi kandi kidasanzwe. Valentine yari yumvise ko guhura kw'imibiri y'aba bombi hari ikintu rwose byamubwiye, ndetse rwose yatangiye kumva yuko uyu musore ahari atari umuntu usanzwe kuri we. Ni nako kandi Octave nawe yari ari gutekereza kuri uyu mukobwa wamukozeho, maze akumva umubiri we wose ubaye nk'aho rwose ufashwe n'amashanyarazi. Bombi bari bari kuyitekerezaho, nta n'umwe rero wari usinziriye. Buri wese rero yumvaga ari nk'aho intoki za mugenzi we zikimuriho. Iminsi rero iragenda igashira, bari bari kwitegura rero umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani. Imyiteguro rero yari irimbanyije, dore ko rwose yari umutagatifu bizihizaga cyane muri iki cyaro. Bari bateguye ibintu byose, batangiye kudekora. Naho rero Valentine yari ari kwitegereza nyine ibi bintu byose uko babikoze. Sinzi ukuntu yakebutse maze asanga Octave ari kumwitegereza yakuyeho ibintu bari badekoye abyigizayo, maze yitegereza uyu mukobwa cyane. Valentine rero akimubona
isoni zaramwishe maze ahita amubwira ati ibi ngibi byose uri kureba turi kwitegura nyine umunsi mukuru, gusa ni umunsi mukuru rwose tuba twashyuhiye muri kino cyaro. Naho rero Octave ati ni byiza cyane rwose, ndabona hadekoye neza, nyamara ariko Valentine we yari yabonye ko uyu musore yari ari kumureba bidasanzwe rwose. Mama rero wa Valentine ahita amuhamagara maze akamubaza ati ese watumiye Octave muri ibi birori? Naho Valentine abitekerezaho maze akumva si ngombwa ko rwose azaba birimo, ahita rero abwira mama we ati hoya rwose ntabwo namutumiye kuko ndabizi ko azaba afite ibintu byo gukora kuri uwo munsi, nta mpamvu rero z'uko twamudehanja n'aya mafete yacu. Octave rero wari uri kubyumva ahita abwira Valentine ati oya rwose ndahari kandi ndifuza kumenya n'ibyerekeranye n'imico nyine yo mu cyaro, ndifuza rwose kubimenya, ngomba kuzaba mpari byanze bikunze kandi ndakeka bizanshimisha. Valentine rero abura uko abigenza maze akamubwira ati ubwo rero nta kibazo, niba uzaza nyine ubwo ni karibu. Buracya rero maze abantu bose nyine bakambara neza baba bagiye kujya mu kirori. Naho rero Valentine yambara ikanzu nk'ibisanzwe maze ya misatsi yahoraga nyine yafunze uyu munsi aba yayirekuye. Agera rero mu birori bwa mbere maze Octave akaza kuza nyuma, we rero aba yambaye ipantaro nyine n'ishati, aba yumva yagerageje kuko nta karavati biriho nta n'ikote, aba yumva nyine uyu munsi yagerageje kwambara ibintu biciye bugufi. Nyamara rero Valentine akimubona ahita amubwira atumva atuzi ko wakubona yagira ngo ni ministre uje muri kino cyaro. Naho rero Octave ahita aseka maze akamubwira ati ariko nawe ntawamenya ko rwose uri umuhinzi wa hano mu cyaro, ahubwo umuntu yagira ngo uri umunyamideli wo mu mujyi. Bose rero bahita baseka maze bagahita bakomeza nyine batera intambwe bajya gushaka aho bari bwicare kugira ngo birebere ibirori by'umunsi neza. Bari kugenda rero Valentine bari gukomeza kugenda asuhuza abantu, dore ko abantu bose bari hano baba basanzwe baziranye, abagenda rero abasuhuza. Naho nyine Octave agenda ku ruhande rwe gusa yabangamiwe n'ukuntu uyu mukobwa aziranye n'abantu bose, naho we nyine nta muntu n'umwe umuzi. Mu kanya gato rero aje kubona akabona umusore mwiza rwose uba uri kuza yerekeza aho Valentine ari. Uyu musore aba ari kuza amwenyura. Valentine rero akimukubita amaso ahita yirukana abamusanga maze bakaba barahoberanye ati Emile umeze neza noneho uradusuye? Naho Emile ati cyane rwose nari mbakumbuye ariko nawe rwose umeze neza. Nyamara Octave akimara kubona ukuntu aba bombi bamenyeranye, ababona nyine ukuntu bari kuganira ndetse areba ukuntu uyu musore ari bogari, aseka neza, afite umubiri mwiza, mbese ari mwiza mu buryo bugaragara, noneho anabona yuko rwose asanzwe aziranye na Valentine, ahita yumva afushye muri we maze akareba ukuntu noneho Emile ahita afata mu mugongo nyine Valentine. Ibi noneho bituma afuha kurushaho, aba yumva yagenda akamukuraho ikiganza kugira ngo ye gukomeza gukora kuri Valentine. Emile rero ahita abaza Valentine ati none se uyu musore ni uwa hehe? Naho Valentine ati ni uwo mu mujyi, ni umufatanyabikorwa wanjye, ari hano nyine kubera ko hari business turimo. Uyu musore ntabwo yongera kubaza byinshi, ahita rero afata ikiganza Valentine maze akagenda amwerekeza nyine aho abantu baba bari kubyinira. Batangira rero kubyina, ari nako kandi uyu musore akomeza kujya yongorera Valentine. Ibintu rero bikomeza kubabaza Octave maze akumva hari umutima ugiye nko guturika. Abona rero atari bukomeza kwihanganira kubona Emile ari gukora kuri Valentine amwongorera, mbese ubona rwose begeranye cyane. Ahita yigira hirya maze akajya aho bari gucururiza rero utwo kunywa, maze agatangira gusaba nyine ibyo kunywa. Aba ameze nk'umuntu ushaka ahari gusinda kugira ngo ntakomeze kureba ibi bintu, aba yafushye mu buryo bugaragara. Nyamara rero uyu munsi muri kano kanya nibwo amenya ko rwose akunda Valentine, bitari uko nyine yiteguye kuba mama w'umwana we, ahubwo nyine amukunda
atari uko bafitanye bizinesi ahubwo amukunda urukundo rwa nyarwo. Bavuye rero kubyina, Valentine aza asanga Octave, maze Octave agahita amubwira ati ndabona rwose wishimye, bino birori byagushimishije cyane. Naho Valentine ati cyane, hano nyine buri umwe wese aba aharanira ibyishimo bya mugenzi we, kubera yuko hano twese nyine dushyira hamwe. Naho rero Octave ati hanyuma se Emile ariko we rwose nabonye wagira ngo nyine mufitanye amabanga yihariye. Naho rero Valentine ati Emile ni inshuti yanjye kuva mu bwana, ikindi kandi famiye zacu zakoranye hafi na hafi imyaka myinshi rwose, mbese urebye ni umuntu wacu nyine. Naho rero Octave ati hanyuma se hari ikintu cyihariye kiri hagati yanyu? Naho rero uyu mukobwa nyine Valentine ati kiramutse gihari se bwo hari icyo byaba bigutwaye, cyangwa wibagiye ko umubano wanjye nawe ari bizinesi nta santima zigomba kubamo? Uyu munsi rero barataha ibirori birangiye, maze Octave akicara ari wenyine agatekereza ukuntu yumvaga umubabaro wenda nko kumwica, ukuntu yumvaga rwose umutima wenda guturika igihe yabonaga Emile ari gukora kuri Valentine. Aba yibaza ati ariko se ubu byangendekeye bite kugira ngo ibintu nivugiye aba ari njyewe rwose ngiye kubyangiza? Ninjye nivugiye yuko umubano wacu ugomba kuba nta santima zirimo, nyamara ndabona ari njye nabyangije kubera ko uriya mukobwa ndamukunda cyane rwose. Ukuntu mufuhira nta kindi bisobanuye, bisobanuye ko mukunda kandi urukundo rwa nyarwo. Gusa ikigaragara we ntabwo ariko bimeze rwose, kuko uba ubona atananyitayeho habe na gatoya. Iminsi rero yakurikiye, buri umwe wese yagerageje rwose kugenda ajya kure y'undi, bakajya bavugana ari uko bibaye ngombwa gusa. Nyamara ariko nubwo buri wese yageragezaga kwigirayo bishoboka, ntabwo byababuzaga kuba buri wese ari gutekereza kuri mugenzi we. Umunsi umwe rero Octave azana nyine umuntu ufite ubumenyi mu byerekeranye n'ubuhinzi, maze akamuzana kugira ngo aze gufasha Valentine. Akimara kumuzana rero Valentine ahita amubaza ati kubera iki uzanye uyu mu engineer? Naho rero Octave ati impamvu muzanye ni ukugira ngo agufashe nyine gutuma ibihingwa byawe biba moderne, ndetse rwose n'ubu butaka akabutunganya neza, kubera ko urabona ko nyine ugihinga bya kera cyane, wagira ngo ntabwo uzi ko nyine hariho iterambere. Naho rero Valentine ati ariko ntabwo rwose mbikeneye, sinigeze mbigusaba, kubera yuko uko bimeze nyine biranyuze. Ndabizi nyine kutekereza ko kuba ndi inda nyine wabuze, ikindi kandi ukaba n'imirima yanjye wagira ngo uyifiteho ubushobozi kubera ko wampaye amafaranga yo kwishyura banki, ariko ntabwo ariko bimeze. Yego rwose ndabizi nyine ubu ngewe warankodesheje muri aya mezi 9, ariko ntutekereze ko ibyanjye byose ubifiteho uburenganzira. Nyamara akimara kubwira ibi bintu Octave ahita yumva rwose bimubabaje, kuko ntabwo ari uko aba yifuzaga ko abifata. Naho rero wa musore baba bazanye gufasha Valentine we nyine yumva ko rwose bamuciye amazi ndetse bamusuzuguye, ahita ababwira ati mumbabarire, nimusigare mubiganiraho, maze agahita yigendera. Gusa Valentine aba ababaye cyane, kuko aba abona ari nkaho uyu musore nyine aba yamucishijemo ijisho, maze agashaka gukora ibintu byose uko abyumva. Bakiri muri ibi rero ikirere gihita gitangira guhinduka, dore ko rwose imvura yagwaga uko ibishatse. Ibitonyanga byatangiye rero gutonyanga, maze Gustave ahita yihuta kugira ngo batangire kwanyura, dore ko byaba inkwi byaba n'ibindi bintu byabo byose byari biri hanze. Batangiye rero kwanyura bihuta cyane rwose, ariko ibijojo bitangira kugwa kandi ari byinshi, niko kandi hatangiye nyine kumera nk'ahari kunyerera. Mu kanya gato rero Valentine ari kwihuta cyane kugira ngo nyine banyure babimareho, sinzi ukuntu yanyereye mu cyondo,
maze atangira kwikaraga mu kirere rwose. Ibintu byagaragaraga ko aramutse ageze hasi yababara cyane, dore ko kandi aho yari ari hafi kugwa hari ahantu harunze ibiti, byashobokaga ko rero yabigwamo maze bikamugirira nabi. Octave akibona ibi byose yahise asimbuka maze aba aragiye ahita afata Valentine. Akimufata rero kubera ukuntu hano hantu hari hari kunyerera, bose bahise banyerera bafatanye, maze Octave aba ari we ubanza hasi, Valentine amugwa hejuru. Mu by'ukuri byari amahirwe kubera ko Valentine ataraguye hasi, kandi n'ubundi Octave ari we yashakaga kuramira, gusa nyine yari amufashe mu maboko amukomeje. Naho rero amasura yabo yo rwose yari ari hafi gufatana, bararebanye begeranye cyane rwose bishoboka, Valentine aryamye kuri Octave. Kano kanya rero bose bumvaga ari nk'aho rwose igihe gihagaze, bumvaga ari nk'aho ubu ngubu ari bo bonyine basigaye ku isi. Imvura yaragwaga ariko nta n'umwe muri bo wayumvaga. Bakomeje no kurebana, maze mu kanya gatoya Octave ahita ahamagara Valentine mu ijwi rituje cyane, ariko Valentine ntabwo yigeze amwitaba, ahubwo nyine bakomeje kurebana. Mu kanya gato rero bisanze bamaze gusomana, naho rero Octave yakomeje gufata mu misatsi ya Valentine yari itose rwose. Nyamara yari kureba uyu mukobwa akabona ntabwo ari wa wundi asanzwe azi, dore ko ubu ngubu aribwo yari ari kubona ubwiza bwe neza amwegereye. Uyu mukobwa rero wari watose hose, ariko rwose yaramurebaga maze akabona afite ubwiza butangaje. Niko kandi Valentine nawe yarebaga mu maso uyu musore, maze akabona ni umusore udasanzwe, yari ari kumubona mu ishusho atigeze amubonamo na rimwe. Umutima rero wa Valentine wari uri gutera cyane, ku buryo rwose wari uri hafi gusohoka mu gituza cye. Ni nako kandi Octave yabyumvaga neza cyane, yumvaga wagira ngo ni nk'ingoma ziri kuvuga. Nyuma y'umwanya muto rero bararekurana, maze Valentine akitegereza uyu musore, ahita rero afata iya mbere yo gutera intambwe nyine yigira kure. Ahita abwira Octave ati gusa nyine ibibaye byose nta na kimwe bihinduye. Naho Octave ati kirahindutse rwose, ndetse yanahindutse byinshi, nawe urabizi neza. Valentine rero ahita atera intambwe yihuta ajya nyine mu nzu, kubera yuko nawe bimaze kuba nyine aba yumva bimuteye isoni. Mu nzu rero Gustave aba ari gutekereza ati ibyo nitaga amasezerano rwose y'ubucuruzi twagiranye, ndabona biri kugenda bisa, ahubwo n'urubuto umuntu yateye mu butaka bwiza maze rugatangira kumera, rukagenda ruzana amababi, rukagenda rurushaho gukura rwose, rukagera n'aho ruzana imizi miremire, ndetse rwose rukazazana n'amashami. Ababona ko nyine ibintu yakinishije, yabonaga ndetse ko ari ibintu byoroshye biri kugenda bikomera kurusha uko yabitekerezaga, dore ko nyine aba we abizi neza ko yamaze gukunda uyu mukobwa, bitakiri kwa kundi bahuzwaga no kuba amutwitiye. Nyamara rwose ubu ngubu asigaye noneho anamukunda kandi bya nyabyo. Muri iyi minsi rero byari binasigaye bigaragara rwose ko uyu mwana wari uri gukurira mu nda ya Valentine atari ikintu gisanzwe hagati y'aba bombi, ahubwo nyine ko yari nk'ikintu cyari kiri kubahuza. Umunsi umwe rero bicaye bari gufata ibya mu gitondo, Octave ahita ababwira ati ngiye gusubira mu mujyi, hari ibintu byinshi binkeneye. Nyamara aba bombi rwose nyuma ya cya gihe nyine basomanaga, bari basigaye bashaka uburyo byanze bikunze bakwegerana maze bagakoranaho, ndetse bari basigaye rwose umwe anavuga ikintu undi agahita amwuzuriza. Ikindi kandi niyo barebanaga mu maso gusa wahitaga ubibona ko hagati yabo harimo ikintu. Buri muntu wese abarebye barebana yahitaga abona ko hagati aha atari kontara gusa, ahubwo harimo urukundo. Valentine rero ahita amubaza ati hanyuma se uzagaruka ryari? Naho Octave ati ntabwo nzatinda, ntuhangayike rwose, nzahita mbanguka.
nyamara Valentine yari yamaze guhangayika kuko yabonaga ko uyu musore mu maso afite ikibazo rwose gikomeye, dore ko yari yanamwumvise avugira kuri telefone, ubona ko rwose ibintu ari kuvuga ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Yatekerezaga rero ko ahari mu mujyi mu mabizinesi ye hashobora kuba habaye ikibazo, ariyo mpamvu agiye gusubira mu mujyi. Valentine rero ntabwo yari atuje na gato kuko rwose yabonaga ko hashobora kuba hari ikibazo. Octave rero arabyuka maze nyine agafata imodoka agahita ajya mu mujyi. Akigera rero muri biro ye ahita asanga Violette yicaye, dore ko nyine Violette yari umukobwa bakundanaga ariko hari hashize imyaka 2 batandukanye, nyamara aba bombi bari bari no hafi gukora ubukwe, ariko nyine baje gutandukanywa n'uko uyu mukobwa yafataga amakuru y'ibanga yo muri kampani z'uyu musore maze akayashyira papa we, kubera ko papa we rero nawe bakoraga ibintu bimwe. Birumvikana ko nyine yabaga ari kumwibira amakuru kugira ngo abashe guca kuri Octave. Octave rero akinjira, uyu umukobwa Violette atamubwira ati urashyize uraje, wari waragiye kuruhuka rwose biragaragara, none se ntabwo wishimiye kuba umbonye? Naho Octave ati nta cyanshimisha kubera yuko nta mpamvu nyine mfite yo kwishima. Naho rero uyu mukobwa ati ubwo se wibagiwe yuko haburaga gato rwose ngo dukore ubukwe? Naho Octave ati nyine ni mu bihe byashize, kubera yuko nawe iyo utaza kujya wiba amakuru hano ngo uyashyire papa wawe, ahari byari kurangira twimariye, nyamara cyari kuba igikorwa nari kuzicuza ubuzima bwanjye bwose. Octave rero ahita amubaza ati mbwira rero ikintu wifuzaga ko tuvuganaho. Naho Violette ati hari kontra y'akataraboneka rwose nifuzaga ko twavuganaho. Naho rero Octave ati niyihe? Uyu mukobwa ahita asekana umugome rwose, maze akaba arahagurutse ahita rero amuhereza impapuro mu ntoki. Octave akireba ahita asanga ari ya kontra yasinyanye na Valentine, ahita rero amubaza ati ibi bintu wabikuye hehe? Naho rero Violette ati uratangaje rwose, bigeze naho ujya kugura umwana? Cyakoze rwose undenzeho, urantangaje. Njye mfite abantu benshi urabizi, mfite inshuti nyinshi ahantu hose, hanyuma rero ibi rwose nagiye kubona mbona binguye mu biganza. Birumvikana nyine Octave yumvise rwose umujinya umwishe, kuko ibi bintu ntabwo yari yarifuje ko byajya hanze, kuko byagombaga kumwangiriza isura uko byagenda kose. Violette rero akomeza amubwira ati tekereza aya makuru aramutse agiye hanze, maze abantu bakajya bavuga ngo umuzungura wo muri famiye yawe ni umugurano, ni umwana waguze. Tekereza ibyo bintu rwose, ni ukuvuga ko imigabane yose muri kampani zawe yahita igwa, abashoramari bahita bakuramo ibyabo. Ndakubwiza ukuri, waba rwose ufite ikibazo gikomeye. Ikindi kandi birashoboka yuko rwose n'imigabane wagombaga kuzahabwa yose wahita uyibura. Naho rero Octave uba wumva rwose atangiye guta umutwe, ahita abaza uyu mukobwa ati hanyuma nyine mbwira wihuse, urifuza iki? Ndabizi ko impamvu yo gukora ibi byose byanze bikunze hari icyo ushaka, rasa ku ntego umbwira icyo wifuza. Violette rero aseka adasetse ahita amubwira ati nkunda ko rwose ubuze ubwenge, ndashaka 40% y'imitungo yawe yose. Ikindi cya kabiri, ndashaka ko kandi umpa umwanya muri kampani yawe kandi hejuru rwose, nanjye nkaba ndi mu bantu bo hejuru. Naho rero Octave ahita amubwira ati ariko ibyo rwose nawe urabyumva yuko atari byo. Naho uyu mukobwa ati nta kibazo, amahitamo n'ayawe, njyewe nyine ndigendeye, wowe ubitekerezeho, ufite kugeza ejo ukaba wafashe umwanzuro. Akimara kugenda rero Octave ahita yihonda mu ntebe, kubera ko rwose ubona wagira ngo abaye nk'imboga zikubiswe n'umuriro neza neza, aba yumva isi imwikaragiyeho. Aricara rero maze agahita atangira gutekereza ati ibi bintu ndamutse ntabikoze, uretse no kuba bizinesi zanjye zose zagenda zigwa nzireba, ariko noneho ibi bintu biramutse bigiye hanze, Valentine n'umwana wanjye nabo rwose bafatwa n'ibisebo, kandi sinifuza ko baseba, sinifuza ko babwirwa amagambo mabi, sinifuza ko kandi bajya no ku karubanda.
Muri kano kanya kandi Octave ahita afata umwanzuro ko agomba nyine iyi kontara kuyihagarika hagati ye ndetse na Valentine, ko aribwo rwose azaba abashije kumurinda, naho ubundi ko uyu mukobwa Violette ashobora kuzamugirira nabi we n'umwana. Icyiza rero ni uko rwose byamera nk'aho avuye mu buzima bwabo kugira ngo nyine uyu mukobwa areke gukomeza kubagendaho. Ahita afata umwanzuro rero ko agomba kureba ukuntu abigenza, akareba uburyo yabinyuzamo, maze rwose akabwira nyine Valentine ko ibyabaye ryari ikosa rikomeye, ko kandi ubu rwose yifuza ko iyi kontara yahagarara. Buracya rero agahita yongera agafata imodoka maze agasubira muri cya cyaro, nyamara Valentine abamutegereje dore ko nyine baba baranamaze no gukundana. Ubwo rero Valentine aba yumva atari we uri burote amubonye, kubera ko rwose aba anamukumbuye. Kumara amasaha atamureba biba ari ibintu rwose bidasanzwe. Akigera rero muri iki cyaro, Valentine nyine uba umutegereje ahita yihuta agenda amusanga, maze akabona uyu musore arijimye rwose, ahita amubaza ati none se byagenze gute? Naho rero Octave ati nkeneye ko twavugana. Valentine rero abona ishyamba atari ryeru, baragenda bakajya ku ruhande, maze uyu musore Octave agahita abwira Valentine ati ndifuza ko tuvugana, kontara rwose twasinye ryari ikosa rikomeye, ariko nta kibazo, umwavoka wanjye yagerageje gukora indi kontara ivuguruza iriya, ku buryo rwose tugomba nyine gusesa iriya kontara. Naho Valentine ati hoya ntumbwire ibyo bintu, gute se wambwira ibyo bintu kandi ntwite? Ni ukuvuga ko nyine ibyo kontara yagombaga gukora yamaze kubikora. Naho rero Octave ati yego rwose ndabyumva uratwite, ariko nyine ibi bintu byari ikosa, tugomba kubivamo, tugomba kubihagarikira hano. Gusa nyine ntuhangayike, amafaranga twemeranyije yo rwose uzakomeza uyabone. Naho rero Valentine ati hanyuma se uyu mwana we bizagenda bite? Uyu musore ati ibyo nabyo nyine tugomba kubitekerezaho, gusa ntugire ikibazo, nzaba mpari rwose kubw'uwo mwana, ariko nanone ngomba kuva hano nkajya mu mujyi, kubera ko nasanze naribeshye cyane. Njyewe ntabwo ndi umuhinzi, ndi umusore w'umunyabizinesi, ngomba rero kujya mu mujyi, ntabwo ngomba kuba hano rwose. Ni ikosa rikomeye kuba naraje muri ibi bintu, natekerezaga ko bikora ariko ntabwo bikora rwose. Nyamara ibi bintu byose Octave bari kubivuga umutima we wenda nko gusandara, cyane cyane ko aba ari kubivugisha umunwa gusa, ariko umutima we uri gutekereza ibindi. Mu by'ukuri aba ari gukora ibi byose kugira ngo arinde Valentine ndetse n'umwana we. Ntabwo aba yifuza ko baza mu bibazo aba agiye guhangana nabyo. Aba abizi ko bitoroshye rwose habe na gato, ariko nanone aba azi neza yuko namara gusenya nyine iyi kontara bari bafitanye bizahita byoroha, ku buryo nta muntu n'umwe uzakenera kubashakisha, kubera ko nta kintu kizaba cyerekana yuko Valentine ndetse n'uyu musore hari ikibahuje. Nyamara rero Valentine we umujinya uba wamwishe cyane, aba ari gutekereza ati nanjye nabaye igicucu koko ukuntu nakubonye, maze ngatekereza yuko ahari rwose hari icyakora hagati yanjye nawe. None se ubundi mbabarira nkwibarize, ni ukuvuga yuko rya jisho ry'urukundo wandebaga byari ikinyoma? Ahubwo se kwa kuntu wansomaga utuje nabyo byari ikinyoma? Kwa kuntu se wambwiraga yuko ntandukanye n'abandi bose nabyo byari ikinyoma? Nyamara uko Valentine yabwiraga ibi bintu byose Octave yumvaga abuze icyo gusubiza, dore ko rwose nubwo yari ari kuvuga ariko yari yirinze kureba mu maso Valentine, kuko yari azi neza ko namureba mu maso ari buhite amenya ko rwose ari kumubeshya, ko ibintu ari kuvuga bitari kumuva ku mutima. Gustave rero ahita amubwira ati byose bifate nk'aho nyine byari business twari turimo, naho ibiri hanze y'ibyo byose byarereri, byari ikosa rwose nakoze, ni imbaraga nke nagize kandi ntabwo bizongera kubaho ukundi. Nyamara nubwo yari ari kuvuga aya magambo, yumvaga rwose ari nk'aho afite inkota mu mutima iri kugenda imushwarura, yumvaga ari kugenda ashenguka mo imbere.
Nyamara rero Violette yari yaje akurikiye uyu musore ndetse yari yabikinze ahantu ari kumva aya magambo yose. Kano kanya rero yari ari kubyina intsinzi kuko yumvaga rwose ibintu byose biri kumugendekera neza. Yumvaga amagambo uyu musore ari kubwira uyu mukobwa maze akumva arishimye cyane. Naho rero Valentine yahise atera intambwe maze aragenda areba ya kontra bari barasinyanye aho yari yarayibitse, yarayifashe arayicagagura maze ahita amubwira ati ni amakosa yanjye rwose kuba narizeye ko waba ufite ubumuntu, kuba narizeye ko kandi wari kuba rwose unkunze cyangwa ukunze uyu mwana. Ibintu byawe byose ni amafaranga, utekereza ko amafaranga ari byose. Naribeshye rwose kandi umbabarire kuba naragize ubwenge buke. Valentine rero yakomeje amubwira ati umwana wawe navuka uzamenya amakuru ye, naho njye nawe ntituzongera guhura ukundi ubuzima bwose. Yahise rero asohoka hano mu nzu, maze agisohoka ahita asanga Violette ahagaze imbere y'umuryango yemye rwose. Barahagaze bararebana, dore ko nyine Violette yari umukobwa w'umunyamujyi, umukobwa w'umusirimu cyane. Valentine rero yahise amusunika maze ahita akomeza arigendera. Uyu mugoroba rero Valentine arara ari kuzinga imyenda ashyira mu mavarize, naho mama we ati none se urumva witeguye kuva hano? Naho Valentine ati yego, ndifuza kujya kure bishoboka rwose, ndifuza kujya ahantu ntazongera kwibuka uyu musore ukundi. Nyamara nubwo yavugaga ibi byose, uko yahumirizaga yahitaga atekereza ibihe byiza bagiranye. Kumwibagirwa ntabwo byari ibintu byoroshye, yageragezaga kubyikuramo ariko nanone ntibishoboke. Gusa yibwiraga yuko naramuka avuye hano, inzibutso zose bafitanye hano zizahita zisibangana. Bwarakeye rero maze Octave ahita asubira mu mujyi, gusa yagiye yumva rwose ameze nk'aho nta mutima afite. Yumvaga wagira ngo igituza cye kirimo ubusa, kubera ko yumvaga ari nk'aho rwose ibintu bye by'agaciro byose abisize inyuma muri iki cyaro. Yari afite agahinda kendaga kumwica, yumvaga atazi nabo rwose ahantu ari kujya, ariko nanone yatekereza ko ari byo byiza kuri uyu mwana ndetse na mama we, nanone akongera akishyiramo akanyabugabo, ariko nanone akumva rwose ntabwo atekanye. Amezi 3 rero aragenda agashira, nta makuru ya Octave Valentine aba afite, nta n'amakuru ya Valentine Octave aba afite. Gusa nyine Octave we rwose uba ubona ibitekerezo bye byose byibereye muri cya cyaro, nyamara rwose umubiri niwe uba uri mu mujyi. Umunsi umwe bari mu nama yakanguwe no kumva bamubaza bati igisubizo cyawe ni ikihe, urabyumva ute? Yabaye nk'ukangukiye hejuru maze asanga rwose nta nubwo azi ibyo bari kuvugaho. Nyamara muri iyi nama hari abashoramari 10 bakomeye rwose bari bategereje igisubizo kigiye kuva mu kanwa ke. Nyamara ntabwo yari azi n'ibyo bari kwigaho kuko ntabwo yari ahari. Ubwenge bwe ntabwo bwari buri hano, hari umubiri gusa. Yahise rero ababwira ati umu assistant wanjye araza gukora raporo neza, ubwo ndaza kubisoma hanyuma nzabaha igisubizo. Dore ko nyine nta gitekerezo namba rwose yari afite. Naho rero Violette we yari ari mu bihe bye byiza, dore ko nyine yari yarabonye 40% y'imitungo y'uyu musore. Ikindi kandi yari afite umwanya mwiza cyane hano nyine muri iyi kampani ya Octave. Mbese yumvaga ibyo yifuzaga byose yarabigezeho. Bava muri iyi nama rero maze Octave agahita ajya mu kabuwate yari yarabitsemo amafoto ya Valentine, atangira kujya yareba imwe ku yindi. Gusa aba ari gucunga ko nta muntu n'umwe umubona. Mu by'ukuri arayareba akumva araruhutse, maze akayafata akayashyira mu gituza cye, amera nk'umuntu uri kuyahobera. Abakumbuye Valentine byo gupfa, aba yumva rwose yifuza kongera kumubona, ariko nanone abazi ko ibyo ari gukora ari byiza kuri Valentine nubwo we nyine ataba abizi. Octave rero yumva agiye nko gusara kubera ibibazo byose yari ari gucamo, maze agafata umwanzuro wo kujya kureba umuterapeute wajyaga nyine umukurikirana.
Aragenda rero akinjira, maze uyu mumama wari ufite imyaka myinshi rwose ahita abwira Octave ati ndifuza kumenya ahantu umaze igihe, hashize amezi 6 yose utaza kundeba kandi nyamara nagombaga kugukurikirana buri kwezi. Octave rero atangira kurya indimi, maze uyu mumama agahita amubwira ati ndifuza ko umbwira ibintu byose byabaye muri ayo mezi 6 uhereye kuri rimwe ukageza ku cyanyuma. Octave rero uba uremerewe rwose ahita yicara, maze agatangira kumubwira byose uko byagenze ahereye ku itangiriro akageza uyu munsi. Amara kubimubwira rero, maze uyu mumama agahita amubwira ati cyakoze rwose urantangaje, tekereza ko wagiye wishakira umwana gusa byarangiye ubonye famiye nziza rwose yari gutuma ubaho wishimye, ariko nyine byose byarangiye ubijugunye muri puberi, maze ubuzima bwiza bwari bugutegereje bwose urabujugunya. Octave mu kumva aya magambo yumvise rwose bimukoze ku mutima, ndetse yumva ko nawe yakoze ibintu rwose atakagwiye kuba yarakoze. Nubwo nyine yari afite impamvu yakoze ibi byose, ariko nyine ntabwo yari akwiye rwose kubikora. Octave rero ahita abwira uyu mumama ati byose nabikoze kuko nifuzaga kubarinda, kubera yuko iyo Violette aramuka ashyize iriya kontra hanze byari kubagiraho ingaruka. Naho rero uyu mumama ahita abwira Octave ati ntabwo wabarindaga, ahubwo wowe waririndaga nk'ibisanzwe. Iyo uza kuba uri kubarinda wari kuba warabwiye Valentine byose byerekeranye na Violette. Icyo kibazo rero mwagombaga nyine guhangana nacyo mwese muri kumwe, ariko nk'ibisanzwe nyine wakuruye wishyira, ni ibisanzwe byawe rwose. Naho rero Octave ati ntabwo byari byoroshye rwose habe na gatoya. Uyu muterapete we ati byari byoroshye rwose, ahubwo ni wowe wabikomeje. Uyu mumama rero ahita abwira Octave ati uzi impamvu sogokuru wawe yashyizemo interuro ivuga yuko uzatwara ibintu byose ari uko ufite umwana? Ntabwo rwose ari uko yagira ngo mukomeze mwororoke, ahubwo yifuzaga yuko ugira ibyishimo by'umuryango, yifuzaga ko uba responsable, yifuzaga ko nyine ugira umuryango ukishima, mbese kuba umuntu w'umugabo nicyo yakwifurizaga cyonyine. Octave acyumva ibi ngibi arongera kumva nyine yabaye rwose umuntu wa feke. Byo rwose aba yumva ko kubera ko ari umugabo yakabaye yarahanganye n'ibibazo, ariko nyamara naho bari kumva ko uburyo yabikemuyemo ubutari bwiza habe na gato. Uyu rero umuterapete akomeza amubwira ati Valentine yari zahabu wari witoraguriye, ariko nyine kubera ukuntu wikunda warayitakaje. Gusa nyine ndakeka n'ubundi igihe rwose cyarakurenganye, kubera ko n'ubundi uri hano wagira ngo nta n'uko ushaka kurwana ku byo wabuze kugira ngo wongere ubyigarurire. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nuko rwose ubu yarangije kukurakarira, kandi ndamushyigikiye cyane rwose. Yagombaga kukurakarira kuko nawe wamweretse imbaraga nkeya. Ku rundi ruhande rero Valentine wenda yari imaze gukura, gusa uko yikoraga ku nda yahitaga atekereza ko agomba kwibagirwa burundu rwose Octave, nubwo bitari ibintu byoroshye kuko yakomezaga abyishyiramo, ariko n'ubundi agakomeza kumutekereza, ariko yibwiraga yuko agomba nyine kumwikuramo burundu, dore ko kubera amezi menshi yari ashize yari yarabonye ko uyu musore yagiye rwose ntasubize n'amaso inyuma. Gusa nyine uko yakoraga ku nda ye yabwiraga uyu mwana wari uyirimo ati ndagukunda cyane, kandi rwose humura, nzaba mpari ku bwawe, nzakora ibishoboka byose kugira ngo ubeho neza, kandi nzaguha urukundo rwa kibyeyi. Ntuhangayike mwana wanjye, ntabwo rwose uzigera uba uri wenyine cyangwa se ngo ugire icyo ubura mu buzima, keretse ndamutse ntakiri kuri iyi si. Naho rero mama wa Valentine aramwicaza maze akamubwira ati mwana wanjye, ntabwo rwose wasibanganya ahahise kuko ntabwo bishoboka. Ikindi kandi uwo mwana uzabyara ni uwa Octave,
nta cyabihindura, azaba ari se uko byagenda kose. Ntabwo rero wabatandukanya, ntacyo rwose wakora kugira ngo ave mu buzima bwawe, ntabwo bishoboka. Yamaze kubwinjiramo umunsi aba papa w'umwana wawe, byanze bikunze rero azahora mu buzima bwawe. Wigerageza rwose gusibanganya ibintu bidashoboka. Naho rero Valentine ati rwose mama, mba nifuza ikintu cyampa amahoro, mba numva bibaye byiza namwibagirwa maze sinzongere kumutekereza. Mama we ati ntutekereze ko ibyo uri kuvuga ari ibintu byoroshye, kuko rwose mufite ikibahuza kandi nta kintu kizakuraho rwose ko azaba mu buzima bwawe ndetse no mu buzima bw'umwana wawe. Nyuma rero y'ibintu byose byabaye, Octave ahita afata umwanzuro wo gusubira kujya kureba Valentine. Icyo ataba azi ni uko Valentine ataba akiba muri cya cyaro. Aragenda rero yagerayo maze agahura nyine n'umusaza wari uturanye na ba Valentine, amubaza amakuru ye maze akamubwira ko batakiba hano, ariko nyine ko bamenye yuko bagiye mu kindi cyaro, ndetse rwose ko Valentine asigaye acururiza mu isoko ryo muri icyo cyaro. Arahamurangira neza ndetse rwose akamuha nyine aderese y'aho hantu. Octave rero we nta mwanya wo guta aba afite, dore ko aba ari kuvuga ati mana yanjye, haburaga gato rwose ngo ntakaze umuryango wanjye kubera ubucucu bwanjye, nari ngiye gutakaza umwana wanjye n'umugore wanjye. Tekereza ko ntari nzi yuko batanakiba hano, Imana imbabarira ahubwo nsange naho bandangiye bakihaba, kubera ko sinakwibabarira ndamutse nsanze rwose batameze neza cyangwa hari ikintu cyababayeho. Ahita afata imodoka rero agatwara, dore ko rwose bari kugenda nk'umusazi, ntabwo aba ari kureba ibiri mu nzira. Mbese nawe uba ubona rwose afite ikibazo gikomeye, ndetse umuntu aba yanagira ubwoba ko ashobora no gukora agisida ku muhanda, kuko rwose aba atwaye ubona nyine nta mutima afite. Aragenda rero akigera muri iki cyaro, ntabwo yirirwa abaza byinshi, ahubwo nyine ahita akomeza ashakisha ahantu hari isoko, dore ko aba abizi neza ko ariho agomba kubona Valentine byanze bikunze. Akigera rero muri iri soko, ntabwo byamusabye umwanya munini kugira ngo abone Valentine. Ajya kubona akabona Valentine yambaye agakanzu k'ubururu, aba ari muri avoka, aba acuruza, ari kugenda azishyira ku murongo neza. Octave rero arahagarara maze akitegereza uyu mukobwa uba unaniwe rwose, dore ko aba atwite inda nkuru. Aramureba ukuntu yihanagura icyunzwe, akamureba ukuntu n'ubundi nubwo rwose ananiwe ariko ari gukomeza gukora. Aramwitegereza maze akamara umwanya munini ataranyeganyega. Naho rero Valentine sinzi ukuntu yubura amaso maze akaba abonye Octave, ahita amubaza ati wowe ni ubuhe burenganzira ufite bwo kuza hano? Abivuga kandi afashe ku nda, bigaragara ko rwose wagira ngo aba ari kurinda umwana we. Ni nk'aho waba abonye ahari ikintu kibi maze akumva nyine ikintu cya mbere yakora ari ukurinda umwana we. Octave rero araceceka maze ntagire ijambo na rimwe asubiza, aba ameze rwose nk'uwabaye pararize. Naho rero Valentine arongera kumubaza ati ndakubaza, uri hano ukora iki? Octave uba warepese amagambo menshi mu nzira ari buze kubwira uyu mukobwa, agerageza kuba yagarura na make ariko akabura na rimwe, kuko yose aba yagurutse, abura ikintu na kimwe rwose yasubiza uyu mukobwa, maze agahita apfukama hasi ayora ibitaka rero maze agatangira kubyisiga. Ati ndagarutse rwose, ndakwinginze umbabarire kandi nje kukubwiza ukuri. Naho rero Valentine ati ukuye kurumbwira hari uko ntumvise, byose ndabizi rwose, ntabwo nkeneye kugaruka mu buzima bwanjye, nta n'ijambo na rimwe nkeneye kuvugana nawe. Kano kanya rero abantu bo mu isoko bose baba babuzuyeho, nyamara Octave we nta muntu n'umwe aba ari kubona uretse nyine Valentine aba ari gusaba imbabazi. Ahita atangira kumubwira rero ati ibintu byose nakubwiye narakubeshyaga rwose, ex wanjye yavumbuye kontara yanjye nawe kugira ngo rero nkurinde wowe n'umwana wanjye. Nagerageje rwose kukubwira ibintu bibi bishoboka kugira ngo njye nawe dutandukane. Naho rero Valentine ahita yumva asheshurumeza umubiri wose, ati none niki cyatuma nkwizera ko ibyo uri kuvuga aka kanya ari ibya nyabyo? Naho rero
Octave ati nyizera rwose ibintu byose nakubwiye nta na kimwe cy'ukuri cyari kirimo, nagira ngo mbarinde we n'umwana wanjye. Naho Valentine ati ni njye muntu warinzwe mu buryo buteye ubwoba kuva nabaho, ni ubwa mbere rwose numvise iki kintu. Octave rero akomeza amubwira ati umbabarire rwose narahombye, nakabaye narakubaye iruhande iyi minsi yose, ariko ndakwinginze umbabarire rwose unyumve. Naho rero Valentine we rwose ntabwo aba ari kubyumva. Octave rero ahita akora mu mufuka w'ikote mo imbere, maze agakuramo umushwari iba ipfunyitsemo urubuto rwa avoka rwatangiye kumera. Ahita amubwira ati kuva umunsi mpura nawe uru rubuto rwa avoka nararuteye, maze nifuza ko rwose rwagenda rukura nk'uko natwe urukundo rwacu rwagendaga rukura. Valentine akibona uru rubuto rwa avoka yaratangaye rwose, maze arwakiriza amaboko yombi, dore ko nyine ari impano kano kanya Octave yaramuhaye. Octave rero yatangiye gusakuza ati nimumbabarire mu munsi abiri imbabazi, uyu mureba aha ni ubuzima bwanjye, ndetse uri mu nda ye ni umuhungu wanjye cyangwa se umukobwa wanjye. Abari aha rero bo bari bumiwe kubona umusore w'umukire wambaye kositimu ihenze kurusha izindi ari kuyifata akayisiga ibitaka, ndetse rwose apfukamye imbere y'umukobwa wari uri gucuruza avoka. Baba bumiwe cyane rwose. Akomeza ababwira ati nimumbabarire mumfashe rwose gusaba imbabazi, kubera ko ntabwo nabasha kubaho ntamufite, nta byishimo nagira ntafite umuryango wanjye, aba ni bo muryango mfite imbere n'inyuma, nimumfashe rero bambabarire. Valentine rero wabonaga ibiri kubera hano yagize isoni rwose z'uko uyu musore yakomeza amupfukamye imbere, ndetse rwose ari gusakuza, maze amufata mu biganza aramuhagurutsa. Yaramubwiye ati ndakubabariye, ariko ni ukuri ceceka rwose, reka gukomeza kubivuga. Naho rero Octave atumva nditeguye niyo wampa igihano ko cyo kuzajya ngenda mbivuga mu masoko yose ari muri kino gihugu nabikora, ariko ukambabarira, ndifuza imbabazi zawe. Muri ako kanya kandi umwana Valentine atwite yari ari kumutera imigeri myinshi cyane, bisa nkaho rwose uyu mwana nawe yari afite ijambo muri kino gikorwa. Valentine rero yafashe mu biganza bya Octave, maze ahita amubwira ati kuri jyewe byari bikomeye rwose ko nakubabarira, ariko nanone umwana ntwite yakomeje kumbwira ko rwose uri umupapa mwiza, kubwe rero nakora buri kimwe cyose. Octave yahise yegera Valentine maze aramuhobera, barahoberanye banga kurekurana. Ba bantu bose bari babashungereye rero bahise nyine babakomera mu mashyi, dore ko nyine bari bakurikiye kuva ku munota wa mbere uyu musore yazaga. Octave rero yahise yongera arapfukama, maze ashyira ugutwi ku nda ya Valentine, maze umwana aso gutera imigeri yivayo, wagira ngo yari abizi neza ko ari papa we uri hano, ndetse rwose wagira ngo yari ari kumusuhuza. Octave rero yarasetse maze arishima ati ibi bihe rwose narabihombye, kuko nibyo bihe by'umunezero mbonye kuva nabaho. Valentine yarongeye aramuhagurutsa, maze Octave ashimira byimazeyo uyu mukobwa kuba rwose amubabariye. Nyamara muri kano kanya Octave yari ari kurira nk'agahinja, amarira yarashokaga ashoka rwose nk'amazi. Octave atangira kumufasha kwandura ibintu byose nyine yari ari gucuruza, maze bamara kubyandura Valentine agahita amubaza ati hanyuma se urarara hehe? Naho rero uyu musore ati ntaho nzi rwose, kubera ko naje nyine mpita nza hano, ntabwo nigeze mpashaka. Valentine rero ahita amurangira ahantu nyine hafi aha hari amacumbi, ndetse rwose nyiraho yari umuntu utuje cyane ku buryo kuhacumbika ntacyo byari bitwaye. Yahise aharangira rero Octave, maze Octave ahita amushimira ati urakoze cyane rwose, ibyo sinari nigeze mbitekerezaho kuko numvaga ari icyangombwa ari ukukubona. Bari kugenda rero Valentine agiye kumwereka aho ari burare,
uyu musore Octave yahise abwira Valentine ati ntabwo wakumva ukuntu bebe yari ari kuntera imigeri cya gihe nyine nari nashyize ugutwi ku nda yawe. Naho Valentine ahita aseka ati cecekere, ntabwo uzi imigeri yankubitaga uri kunsaba imbabazi, ubanza hari ari kumbwira ngo ko ndi gutinda kukubabarira. Bose rero barasetse maze rwose agahinda bari bafite kare gasa n'akibagirana. Octave rero yahise aguma hafi hano ku buryo akazi kose yari asigaye agakorera hano muri kino cyaro yabaga, bamwoherezaga byose maze zaba ari impapuro zo gusinya akazisinya zikongera zigasubirayo. Ntabwo rwose yongeye kuhava, dore ko yifuzaga kuba iruhande noneho rwa Valentine kugeza igihe azabyarira. Umunsi umwe rero bari kwitegura Noheli, bari bari kudekora ibirugo rwose biri kuvuza ubuhuha. Valentine rero yagiye kumva yumva atangiye rwose kuribwa mu nda. Yahise abwira Octave ati bebe rwose araje. Octave rero n'ubwoba bwinshi yahise abura icyo akora, abura icyo afata, abura icyo areka, mbese ubwoba buramwica. Yahise ahamagara rero mama wa Valentine maze ahita aza amushakira varize. Bahise bihuta bajya kwa muganga, maze igihe nyine Valentine yari ari imbere kwa muganga nyine yagiye kubyara, Octave yasaga rwose naho ubwoba bwamaze kumwica cyane, dore ko yari ari kujya azenguruka aho bategerereza ategereje inkuru nziza ari buze kumva. Yumvaga rwose ahangayitse bikomeye. Mu kanya gato rero umuganga araza akababwira ati noneho wakwinjira, mwabyaye umwana mwiza cyane w'umuhungu. Octave rero yinjira yiruka cyane rwose, maze agahita abona Valentine aracyafite imbaraga nkeya, naho akabebe rero kaba kari iruhande rwe, ahita agaterura yishimye maze akakareba mu maso, arakareba ubutagahaga, maze agahita akabwira ati ndagusuhuje muhungu wanjye, papa wawe nyine ari hano, ndahari ku bwawe. Arakitegereza agakomeza agafata udutoki agakora mu dusatsi tuba tworoshye cyane, maze agatangira kubona rwose ibintu atatekerezaga yuko yabona, dore ko aba ari kubona umunezero mu maso y'aka kabebe. Naho rero Valentine bari kwitegereza Octave ukuntu yishimye, maze rwose akabona ntabwo yari azi yuko ari uko bimeze, dore ko Octave ntabwo aba ari kuvana amaso kuri uyu mubebe. Ahita rero aca bugufi maze akabwira Valentine ati warakoze cyane kumpa umuhungu mwiza, gusa ntabwo ari umwana gusa wampaye, ahubwo warakoze cyane kumpa umunezero, warakoze kuba isi yanjye, kubera ko ubu tuvugana wowe n'umuhungu wanjye ni mwebwe si yanjye, ni mwebwe byose byanjye. Valentine rero muri kano kanya yiyumva nk'umuntu rwose ufite agaciro gakomeye, dore yuko uyu musore aba ari kumubwira ko aruta ibintu byose. Nyuma rero yo kuva kwa muganga, buri munsi Octave yazaga kureba umwana ndetse na mama we, ndetse rwose akamufasha gutegura umwana, akamufasha ndetse no gutegura amafunguro, mbese yababaga hafi bishoboka, dore ko yifuzaga kuzaba umupapa mwiza. Yifuzaga ko rwose uyu mwana atazigera agira icyo amuburana. Valentine rero yatangiye kubona yuko mu by'ukuri uyu musore ari umwana mwiza cyane, mbese yagiye abona ko noneho ari umupapa mwiza, azi kwita ku mwana, azi kubitaho, ku buryo noneho yageze aho maze akamugirira icyizere burundu, maze rwose akanemera yuko bya bindi yamubwiye byose byari ibya nyabyo, ko nyine uyu musore yabakunze kandi n'ubu akibakunda. Gushidikanya byashize muri we, kubera ko yagiye abona uko nyine yitwara, yabonye ko nyine ari abantu b'agaciro kuri Octave. Kuri anniversaire rero y'umwana wabo bariteguye, maze rwose Octave aza yishimye cyane, yongeye rero gushimira by'umwihariko Valentine. Naho rero Valentine yahise amubwira ati igihe kirageze rwose ngo uze mu buzima bwacu,
kubera ko umuhungu wacu aragukeneye hafi, ntabwo rwose ari ngombwa ngo tube tubaho dutandukanye. Naho rero Gustave ati ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko munkeneye mu buzima bwanyu? Naho rero Valentine ati yego rwose ndifuza ko waza tukaba ahantu hamwe nk'ababyeyi b'umuhungu wacu, nta mpamvu zo kuba ahantu hatandukanye, aradukeneye twembi kandi turi kumwe. Octave yarishimye maze biramurenga, yaramubwiye ati ni ukuri ndishimye kandi wumve ko iyi ariyo mpano ikomeye umpaye, ndumva ibyishimo bindenze. Yahise rero atangira kwimuka kugira ngo nyine aze kubana n'umugore we ndetse n'umwana we, dore ko rwose byari bikenewe ko aza kuba hafi yabo, n'ubundi buri munsi yazaga kubareba yaravunikaga kurenza uko n'ubundi baba babana. Gusa nyine yari yarahaye umwanya Valentine wo gutekereza kugira ngo atazagira ngo yamushyizeho imbaraga. Octave rero yabwiye Valentine ati ndagukunda cyane ni ukuri, kandi n'umwana wacu ndamukunda cyane, mujye mwumva ko muri abantu b'agaciro kuri njyewe, muri umunezero wanjye, ibyishimo byanjye ni mwebwe. Naho Valentine ati nanjye ariko niko bimeze, kuko ndagukunda cyane kandi nanjye uri umunezero wanjye, uri byose byanjye, niyo mpamvu nifuza ko twaba hamwe ibihe byose. Uyu munsi rero Octave yahise abwira Valentine ati gusa ndifuza ko nyine twazajya mu murenge vuba aha ngaha maze tukabana byemewe n'amategeko, nibyo byiza rwose, ahari batazagira ngo nyine naraguprofise maze ndakwigarurira. Naho Valentine ati ibyo bintu rwose nanjye ndabikunze, ngomba kubibwira mama wanjye maze tugatangira kwitegura kujya mu murenge, ubundi tukabana kubera ko ndagukeneye hafi yanjye, umuhungu wacu nawe aragukeneye. Naho Octave ati ninjye mbakeneye, naho mwebwe rwose ntabwo munkeneye nk'uko mbakeneye, ninjye mbashaka cyane kubera yuko nyine mba numva ntakwiye kuba kure yanyu. Iyi nkuru nziza rero bakiyibwira mama wa Valentine yarishimye cyane, maze abwira aba bombi ko bashyigikiye kandi ko umunezero wabo ari wo rwose uza imbere ya byose. Yababwiye yuko aho urukundo ruri nta kinanirana, ndetse rwose ko abifurije kuzagira urugo ruhire. Nyuma y'iminsi mike rero bagiye mu murenge maze barasezerana, ndetse rwose n'uyu mwana mushya wari wavutse nawe babasha kumwandikisha mu irangamimerere. Batashye rero noneho babaye abantu bashya, dore ko bari babaye umugore n'umugabo noneho byemewe, ndetse rwose ari na couple nyine yemewe noneho. Abantu bo muri iki cyaro rero ntabwo rwose bihanganye, baje kubafasha guserebura kubana kwabo. Byari ibintu rero by'umunezero, dore ko nyine abantu bose bari bazi inkuru yabo y'urukundo ukuntu yagenze, batangazwaga rero n'urukundo rw'aba bombi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.